oya Valentina turasekura bari gukabiriza bari ndashaka kujya state unsamuje nkagenda numvisha uburyohe genda baranyongoza ngo ninjye nkwa rimwe kandi rimwe ryisha abagore n'abagabo sibi cyabo ni banywa rimwe fatiraho bagakomeza amafagitire ntabarayabo ayo mafagitire barayabagabo banyweye basinze abasore basabeyo akaramata munsi y'amababa yawe mwana kosa kuberayo akaramata Yesu uragumva Yesu uragumva reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo kuzisubscribe no gushimira cyane aho utarekora ni mwanya kugira ngo ukore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni ucece mu ndabemera cyane umwami byahishuwe akazana ko nongiyeho ni sawa show ndetse nabo cece mu gace mu nyarukira no kuri channel yacu yindi yitwa Aganze TV mukore subscribe kugira ngo ibintu bashe kugenda neza cyane. Ndagusuje uri mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba wowe uri mu kazi ntugira ngo uhirwe n'ibyo uri gukora wowe utameze neza uyu munsi mutameze neza ejo ibintu bizabasha kugenda neza cyane. Amajyepfo amajyaruguru mwese muhirwe n'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali kuri screen zanyu mu kuhareba ibyamamare navuga ko ibyamamare shot tujye kubaha uyu munsi noneho nizisanzwe. Reka mpere hirya ngiye guhera hirya noneho Isoko y'amahoro n'ubuzima igisubizo nyacyo mu buzima burambye n'ubuvuzi gakondo. Nitwa Mugisha Ernest nkaba ndi umugabo wubatse ubana n'umudamu twatumaze imyaka 8 tutabyara twarazengurutse ahantu hose batuvura ariko byaranze tuza kugana muganga Matovu aratuvura. Muganga Matovu arakuvura indwara zitandukanye amibe igifu umwijima diabete asma ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane. Nabanaga n'umugabo kubera ikibazo cy'imiryango n'amashyari baje kundoga urubuyero nkazajya ndaranshikagurika nirukanka umugabo biba ngombwa ko dutandukana ngaruka iwacu mu Rwanda nza kugira amahirwe mpura n'umuganga Matovu ubu yaramfashije ubwo burwayi bwose bwarashize nkaba ngiye gusubirana n'umugabo wanjye. Uko muneba hangaha nitwa Shumbusho Emmanuel. Ubu mu minsi ishize nari mfite ikibazo cyo mu mutwe igihe cyabayeho kirekire ndi umusazi naze kugira umugira neza witwa muganga Matovu. Nitwa muganga Matovu nkuko abantu bamaze kubimenya cyangwa bamaze kumenyera abandi umuvuzi gakondo ukora hano inyamirambo haruguru ya Green Corner nkuko abantu basanzwe babizi. Ibi byose nta handi wabisanga uretse kwa muganga Matovu. Muganga Matovu akomeje kuba igisubizo mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ndangwini wacu Matovu genda muzi n'umuganga gakondo ibota amasimbi baramurata Afurika yose baramurata ngwini wacu baramushima Matovu genda muzi n'umuganga gakondo. nakira yakamwana uri kuri drip zidasanzwe wifunze bidasanzwe yewe hano bagira ngo ageze muri Amerika yakora kureba umuntu cyane yaka ikaze kuri Sawa Show cyakuri ucece mu gace tugwaye ikaze. mbere na mbere nabanza gushimira Imana ko mabuja yabyaye amahoro yabyatabazwe yakamuto yahageze. Nta makuru ufite yabyaye ikise yabyaye umuhungu ushaka nubwo nambaye garisa mu bihanganira ngo nawuvuze mabuja rero yabyaye amahoro tukavurema Imana habwa icyubahiro. Yabyaye umuhungu mabuja rwose ubu yakamuto yasesekaye ku isi yagize ku isi bamwite ahubwo ngiye navuze ati kubera ko nitwa yakamwana bamwite uriya
petit frere wa Yaka yabyaye iki bamwite Yaka na Bango yakana bango bisobanuye iki ngo yabyaye umuntu yakana bango bisobanuye iki abo yakana biso yakana biso uhise umwita utarahagera yakanatwe yakana biso ndashaka kubaza mu kanya ndi gukora introduction nabonaga watanga uri kureba uyu mutipe cyane ntazi tunurangariye wari uri kureba iki iyo muhanzi we yankwe harya ngo nuwi Bujumbura yabyaye umuhungu sha mbere yo kwinjira mu kiganiro reka mbanze nakire neye umusani wacu fresh murakoze cyane amari Imana bane namwe temerena mu izuru ndakapfa Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we reka nkubunuze Satani we ungenda uhari byishinageraho mvaho utazibesha ukiyongoza yaguhamba nukanitse gucumura difatanye gupfukanitse ubushuwa hey breeze man yeah Mr. Kayisoma iyo muhanzi none umunsi Satani yagufasha ubwo uzamubwira ngo iki ngo Satani na mwijuru ngo nawigeze amubwira nabana nose Satani agira amabya yaso ise ninde ubwo ise ninde Satani we si umwana w'Imana we nimba yarakoze ibyaha ariko umenye ko nawe yaremwe n'Imana mbese yariremye kandi icyo nzi cyane bari mu bamareka bari mu bakomeye ngo ari ikegera cy'Imana ahubwo ubwo ni umwana w'Imana ubwo amabya nayande ubwo nayamuze Imana ndabizi Imana ari we wamubyaye ubwo urukumva atari bibazo ari we wamuremye ko numva ni long story bavuze twitse ni story ndende mabya yaso ise ni Imana ariko Imana tuzi ko yari umuhungu Imana murayibeshyira Imana ntabwo yabyara Satani bakoreraga hafi Imana yabyaye Yesu yabyaye Jesus ntabwo yabyara Satani ariko yararemwe yaramuremye okay reka nje kuri Yaka umunsi waje wifunze drip zo drip wambaye ni bwoko ki nibwo bwa mbere mbonye wifunze gutya Diama from Congo from DRC umoni penza biro koyo babenga kango bikera Nigeria bikera penza makasi na bisa ngonde ko biksa bisa ino shanete kwijyanye ni Diama ni or hapa mina vala or kutoka Kinshasa abantu batangiye gukohereza ku mafaranga ku madolari kugira ngo nugero nawe uzabaheho oya ubu nanjye ndi kwerekeza rwose mabuje yababwiye yuko yaniguriye icyumba ubu muri uku kwa karindwi ngomba kujya kumufasha guterura kabiri uzaba ugiye kureba buhinja buhinja wa mabuje kaya kagatoya azaba agiye kureba nyabuhinja buhinja wa mabuje igipangu yaragiteguye vava wowe Valentina nyigera US twebwe tugenda nyimunzi hari amadolari baduha yitwa urakaza neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika you are welcome in United States mita ngukubita amadolari 100 ubanze umwagafana utanywereza amadolari yanjye uzahura n'ibibazo ariko vava ubimbwira vava wazareka nkagenda unsamuje sha mwese wazansamuza aho sha usamuza siki nkagenda ngusamuza ubukwe kunjyana nkajya ndaheka buhinja nanjye nge nzagenda nyimunzi nago n'ikintu nemerewe kujya abe na telefone nuwo nzagenda ari inshuti yanjye no gutwara nimero ye nagera state nka mama oya ntabwo nzaba ngiye kuba umukozi wo mu rugo United State nta mukozi wo mu rugo ubayo uzingo amafaranga bahembwa njyawe uzamubona uri kumushaka uzambwire umukozi wo muri Amerika nta mukozi wo mu rugo ubayo ariko nyine ngo bahembwa amafaranga menshi akazi kariho kose wakora urifuza kujya muri Amerika najyaho nkajya meka buhinja da buhinja wasi akazi ko mu rugo ntabwo wakabura ushobora no gukora muri kampani ukajya uhembwa amafaranga angana n'aya nyokobuje wayamuhembwa umushahara ungana kutarimo umusubiza oya Valentina turase ku ndashaka kujya state unsamuje nkagenda numvisha uburyohe gusamuza sibeki ntabwo wansamuza se ntacyo mfite ngo usamuza
ntacyo mfite ngusa musa nanjye ukanshyira mu maguru yawe sha nkubise mu maguru yawe burasisa ntacyo mfite ngo ntacyo ufite yegeke ntacyo mfite ngusa musa ese kuri kuvuga ureba hasi arakasha Valentine cyagera kwegera shika Valentine ntagifite warebye se kugifite cya Valentine ni kuri kwibana nyamara ubitekerejeho nk'ubu ugize amahirwe nkajya United State uzayanywereza warabimbwiye ugasigarana kana none abantu maze kwemerera amafaranga ni benshi babarawo muzekeva mwemereye amafaranga yaramubwiye ngo azamuha oya mwese nzabaha uzayatwohereza ntabwo nzabagurira imodoka ariko nzabaha agafanta njyewe se nubwo naguha amadolari 10 nubwo naguha amadolari 20 nubwo byari 5,000 bimvuye ku mutima eba nifuna shukuru yakara abantu bo hanze bemerera abantu amafaranga bayabahe bikarangirira aho ngaho akakubwira ngo ariko nanone hari ahantu navugira aba diaspora ho gato batuye hapa nanone abana shukurani ntimushime umuntu niba agwaye 20,000 amadolari 20 ntunyurwe ukavuga ngo agwaye duke ngo ari kugwa ngo amadolari 100 ese niba umuntu agwaye 20,000 ari byo afite ntacyo wanayakoreye abikuye ku mutima abikuye ku mutima nge nubwo wama n'2,000 n'igihumbi kikuvuye ku mutima ukakima nakigusabye urutwa umuntu wama miliyoni y'agasuzuguro hari uswara umuntu ngewe wigeze kungurira icupa mu kabari ngo yaka ngo baguhereze mitsingi ngo ari kumara iminota 30 utavuze ndavuga inzoga y'agasuzuguro mari iminota 30 navuga abandi bari kuvuga ndavuga ryinywere bamiyange inzoga y'agasuzuguro buranange inzoga y'agasuzuguro mbibwire n'abasinzi bavandimwe bantu dusangira inzoga muri za kabari ntukame inzoga yaceceka inzoga yaceceka nayo nawe ngiye simbikaho tugahanga amaso ku badesipora nta banyarwanda bajya bafasha abadesipora ahubwo tugomba gukora cyane natwe noneho kuko batugiriye neza natwe tukazabagirira neza uriya muntu rero arakureba akumva aragukunze arakwishimiye akagutera inkunga ariko mu rwego rw'uko buriya amafaranga bafite twe ntayo dufite amafaranga y'abari kukigira amafaranga twebwe mu Rwanda nkubwire Valentine ntukavuge ngo bagutera inkunga nge nta uranera inkunga uretse kuma amafaranga yo kunywera nangwa yo kugura agapanda ukambwira ngo bakoresha nase waguha 100,000 wava ngo gutera inkunga ngo ukoremo company ushingemo company runaka uretse kuguramo ipantaro ukarya iyo nkunga baguteye ngo iki umutera nkunga ufite ubwenge ukabicuruza ariko bose bafite amakampani hari umusaza ujya gutubwira ngo yatangiriye ku miceri 30 imiceri 30 imifuka 30 ibiceri 30 nukubeshya wacuruza ibiziriko Jaka mwanteze nibagirwa kwamamariza muganga Matovu mwanteze nibagirwa kwamamariza mbapanga afite indwara na uranera inkunga yo gutera muganga Matovu umushinga runaka abavure ibintu bibasha kugenda neza kuri cyane iyi video ubundi udufaranga two kunywera gusa no two kugura ipantaro ibintu bigende neza cyane reka Jaka akanyarukire kwa Satani ngo ni Mr Kanyusi ni Kanyusi Mr Kayus umwami w'imbwa zose zibaho zo ku isi uri umwami w'imbwa umwami w'inzuki ntago ari guturuka hehe guturuka town mundi hano Kigali mu Rwanda Burundi kabisa keje uyu munsi ndi kureba drip uje uriho Jeanette zidasanzwe iherena mu izuru na Shenete ndeba mu ijosi n'imyambaro idasanzwe ni utubwire waje wambaye gute bayita gute iyi ngiyi ni Kabalasta just runo rwibutso nzahora nibuka Bob Marley ni Kabalasta runo rwibutso nzahora nibutsa Bob Marley kugira ngo n'abakunzi be bazajye bahora banamwibuka kubera ko i complete ni nawe fashion ni nawe yasokeyeho ibi ni ibirango bizatuma nge mwibuka iteka byose kuko naramufanaga birenze iyo drip yo mu ijosi yanditseho ngo nimero 7 nabona nk'ishati cyangwa izi ari amashanete tu ya ice nyene kuva Dallas Texas America America kabisa niho mbana yakuye kabisa amaza injangwe America Dallas Texas suza n'abavandimwe banjye bari Texas
Amerika by'umwihariko Mucomante Aline wamujene Shadibu Suza Bagatsiri n'abavandimwe banjye bose from Giembe Camp muri Texas kude chapo na Bruce Melody indirimbo Shadibu ntabwo wamubonye ndi kumukaraba ku kibero barahiza aho kansuzugura ngo ntabwo nagusesera mu maguru Ese ko waseseye mu ya Shadibu muziranywe nyine mwamvikanye nanjye Nase wowe nseseye mwayo mataye ntabwo byabiri karaba mwiki ko nakirimo byabari sawa ngo nakiremo bava tubuza yaseseremo mbadutajye gushaka kadahite nyene ko no kwa Kayusi Mr. Kayusi nigeze kubona ikiganiro cyangwa video uri guterera ivi dore imbogo aha bimeze bite byageze he kuri ya mwayibonye niko bimeze ariko sinzi nimba ari cyo mwarenzaho hari akantu se byaje guhinduraho cyangwa byarangiye kuri abyanze just biriya araza kutubwira arahari just biriya biba biri private hagati yanjye nawe kuba narateye iva kankatira mu buzima busanzwe ntabwo bivuze ko yankatiye dufite aho tuziyungira tubintu bigacamo fresh dufite aho tuziyungira kireka wenda nabyanga ariko ese ko umunywesha ji bite bya umunywesha ji kubera hari yagusabye bava bihagaze gute we na Kayusi na Mr. Kayusi ibintu by'amameta y'imihanda ntubizi wowe bavuze ati muze tutwika mu buryo we ako nukerurira abantu hari ibindi nabisobanuraho birenze ukunda kumena amabanga ibintu byose y'abantu senge navuze ko ntazabeshya abafana banje ikiri cyo ngomba kukibabwira ikitari cyo ntino hari ukuntu umunyamakuru aza akavuga ati ndashaka ko dukora gutya ibyo kirosarabizi atari kuyimpeta nayikwambika ntuyambare hari abafana be bavuga ati yaramusuzuguye yanze kuyambara ariko ntabwo ariko byari bigize ufite aho uzayambarira nta kibazo dufite aho tuzayambarira dufite aho tuzahurira bikaba byanyabyo iriya ndirimbo yumvise ya Satani ngo ireza mikoro yaka iriya ndirimbo harimo utuntu dukeya tutarimo neza kanyuko mabya yaso iyo ni imvugo nyandagazi mabya yaso ntabwo ari ibintu twagakwiye kuvugira ahangaha imbere y'abantu umubaza n'icyatumye umubaza ni nziza zitari oya satani w'ibyo wamubwiraga ariko wabimubwiye mu mvugo mbi satani nawe umukunda twese turamwanga ariko wabimubwiye mu mvugo mbi ko ayo magambo urumva kuyumvisha y'urukozasoni thank you that is not good we have to change ariko nubwo tugeze mu kiganiro mo hagati ndashaka usengera iki kiganiro nta kibazo cyo cyanzanye nicyo cyanzanye kuvugira Yesu Mana yacu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye yuko utajya uhemwa kudukunda kuko ari inshingano kuri wowe ndagushimiye kuko bukengi humeka umwuka bazima hari benshi bari mu bitaro babaye ibimuga cyangwa se bapfuye ariko twe turacyahumeka kandi reka mbwire Yesu ngo warakoze kundinda Nyagasani Mana nanjye ndagushimiye warandinze ndagusabye Mana Nyagasani uzampa amafaranga Mana Nyagasani narasenze nararushye Nyagasani Mana narakubashye Mana gusabye nizeye kuzampa ku mafaranga nanjye nkarya inkoko ikaranze mu mavuta nkarongora umukobwa mwiza nk'uyu dore imboga uri hano nkamukubita mu ishuka rwose nkamuvanga inguni zose ndabigushimiye kuzabima mu izina rya Yesu Kristo amen bikomeye n'ibyoroheje uguma witwa Yesu ndashimira ijuru ryose n'abamarayika nkashimira nyakubahwa Uwiteka Imana aho muri mwubahwe tutabasha kugeza amaso yacu iyi cano rero uyivane ku bantu 10 uyishyire ku bantu 1000 Kiroso n'umwana wawe kandi ndamukweretse cyane umuhereza umugisha wawe kandi umugirire neza kugira neza kwawe no gukomera kwawe bibane natwe igihugu cy'u Rwanda urakizi kandi uradukunda
kugira neza kwawe no gukomera kwawe bibane natwe abanyarwanda bose muri rusange amen. Ya murakoze kabisa nanjye ndashimira Imana aho gatonya dutatwe so mu ijuru izina ryayo ryubaho kabisa tugukurira ingofero kukuri nyakubahwa ndashimira Imana kuko yampuje na Yaka yampuje na Kiloso yampuje na Dolimbogo Vava ya Imana ibuhe umugisha kabisa amina. Yaka urumva twese turi abakristo Yaka arisengesho kubisemo ryawe arisengesho usenze avuzemo ngo muhe umukobwa mwiza ngo wo kurongora yakora bivuze ngo agushyire mu mashuka Imana izampa amafaranga Imana izampa amafaranga ndigiye nko kwikaranze nanjye mu mavuta nk'abandi bagabo imfashe nkubita amafaranga rwose ndarane n'umukobwa mwiza mukubite mu ishuka nk'uyu Valentina shaka umugore izamuguha kandi ari wowe nshaka yifuza wewe wese kare Valentina ko ngukunda koko Imana yaravuze ngo dukundane nk'uko Imana yadukunze ntabwo dukundana nyine Valentina wazambabara ukwangu dukundana nk'abana b'Imana mukunda twembi ubu Valentina azakundana yazamwifuza Kirosa mwifuze kwifuza ni icyaha njye ndamukunda ibyo bintu by'ibisengera avuze ndi Brese ntabwo yazanye umugore wazambara ukwankunda sha Valentina wazambara ukwankunda ko ndi imfubyi ko abantu bose yabasezeho ngo baye azakunda njye Valentina ugende ndabizi kuguruka njye nagiye bira kujya kugenda nugera hanze watuye kuzagenda mu kwa karindwi n'icyo uzakumbura mu Rwanda yaka uzambwira ngo Imana uzashyira buhinja cyangwa ubwo ari wowe uzayigurishiriza oya gira icyo ubwira ahubwo gira icyo ubwira amabuja mutoni Asiya kuko iki kiganiro arazi kukireba ndabizi nta kiganiro kimucika hari filime yakinaga ari ikimuga niwe namukunze nkabona ari umukobwa mwiza cyane cyane nuba ariko ni mwiza amabuja ni mwiza rwose nta n'utabizi amabuja ni icyuki rwose nicyo uzakumbura mu Rwanda nugera muri Amerika oya ningera USA ntabwo nabura gukumbura mu Rwanda uzahakumbura uzabanza ukomeye ukora amafaranga nzabanza nkumbure nzakumbura bavava nzakumbura igikondo nzakumbura sawa nzakumbura ba Kirusu urumva ntabwo nabura gukumbura kandi hariya nshobora kuba ndi ahantu ndi kumwe na mabuja gusa tubana ahantu mu gipangu nta wundi muntu hariya rwose ntawe usura undi ushobora kuba mu gipangu ukwezi nta wundi muntu urabona mabuja hari na bimwe ngo ikintu gishobora kukwangiriza hariya siteresi kuba wenyine waramenyereye gusabana n'abantu nk'uko dusabana ukabura abantu usabana nabo inzoga ziri mu nzu ibiryo byose biri mu nzu ariko nta muntu ufite muganira siteresi ese guterura akabebe urumva ari ikibazo nta n'agahiga papa we naramubonye ni umubogare papa we ameze nka manibu iriya ndirimbo ngo Satani yifuje kubaririmbira hari indirimbo naririmbiye we ntabwo yagukunda njye mpari kandi iyi ndirimbo yanjye arayikunze sikiriza vizuri ya tuza gatonyi kwibutse nimba warayibagiwe vava sibyo twumvikane urashaka kunca inyuma oya baby you so beautiful ndabizi ko nta wundi nkawe marafiki zangu wanafurahi tuona mimi na wewe tuko pamoja forumina wanje dumvi misonga vasha witunda kukono tinda ndalemba muvangira gatobe mabebe nkoreshe magatozo nkarangira kanyobwa mabebe zunguzu wo mutoso zakugulila Bugatti wa iliya Bugatti nagukorera ifoto natami bisholo na follow you baby na follow you wankomye wallahi wankomye wankomye okay kwagiye ndashaka ko mufasha basi twese hamwe gutya karimbo kamwe
tukanamureka akagenda ndabizi ntajya yicara hamwe ari muzi indirimbo imwe twese tukagenda indirimbo imwe tukagenda yangira yisoje oya mwese murarimba indirimbo mugende imwe twese biravamo iyo mushaka turirimbe ya Bruce Melody waririmbye yawe igiyese dore ibishwi dore ipusi oya turirimbe yawe dore ibishwi dore ipusi dore inyoni n'imbogo ya yindi se ndi mu kinya ndimo numva isereri umutima avanze byeri narikeri ndi mu kinya gusa ufite intandaro sikonkora baranyongoza ngo ninjye nkwa rimwe kandi rimwe ryisha abagore n'abagabo sibi cyabo nibanywa rimwe fatiraho bagakomeza amafagitire ntabarayabo ayo mafagitire barayabagabo banyweye basinze ibibazo nitubihuje Valentine yigira inzanga kandi ni umukoboyi yigira inzanga kandi ni umurara mubi cyane nizo ndirimbo bayarazibwiwe ni indirimbo zo mu kabari kuva mu gitondo kuva ku manwa kuva ninjoro kuva ryari yefa na Bruce Melody oya twese turamufana ariko kane Bruce Melody twarakomeye ngewe ntabwo waducika gutya ni umujura wamubonye ko yaragiye Kisuko ndaririmbiye mukagira imana yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we suzugura abayobozi tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we suzugura abagore tuza kuzamuka yewe kuzamuka we yewe biruhanya tuza nukuvuga ngo biruhanya ni umuntu wese nyine urumva kurwanya unaniza abantu tuvuge wenda uri umugore wananiranye usuzugura umugabo uri biruhanya uri umugabo wananiranye usuzugura abayobozi ntujya ku muganda uri biruhanya umuntu uwo ari we wese uri biruhanya rwose wananiye leta urushya leta n'ijye wa mbere iyi ndirimbo ni igisirimba abarokore barayizi umunota umwe dutera akarimbo k'Imana tukagira yakane ngiye kugira umunota umwe dutera akarimbo k'Imana ngo munsi y'amababa yawe Imana niyo nshaka kwibera munsi y'amababa yawe Imana twagiye munsi y'amababa yawe Imana bifuza kwibera akamata munsi y'amababa yawe mwami bifuza kwiberayo akaramata abasore basabeyo akaramata munsi y'amababa yawe mwami bifuza kwiberayo akaramata Yesu uragumva Yesu uramwumva Yesu uramwumva Yesu uramwumva Yesu uramwumva